amakuru mashya mbazaniye cyangwa se amakuru mfite yego nuko uzaba ari umunsi udasanzwe yego azaba ari umunsi wo gukoza isoni Sani Barati na Tobiye yego hanyuma nukuvuga ngo Vestine benshi batangiye bavuga ko ashatse umugabo ushaje yego abandi batangira kuvuga ko ari umupagani yego bigera igihe ADPR mufatira umwanzuro ko itazamusezerana yego ibyo sase byabayeho byarabaye kenshi intambara ziravuka mu itorero kashatse umugabo batazi kashatse umunyamahanga ariko reka nkubwire iki kintu yego niba Imana yarambwiye ngo Julienne uzatura i Burayi bizatinda ariko nzahatura nukuvuga ngo rero abahanuzi niko ko barabihanuye ariko nge sinigeze nubaka kuri Vestine Vestine buri muntu wese abafite aho yahuriye n'Imana kandi gutabarwa kwa Vestine ntabwo ariko gutabarwa kwa Julienne yego ahubwo nubona umuntu atabawe uzavuge ngo avuye mu murongo ubu ni ngewe uhasigaye byanjye nibyo bigiye gukurikira yego Vestine ngiye turi kumwe nkunda kuvuga ngo nkuri inyuma yego kubera ko sinakubwira ngo nkuri imbere ukuri imbere ni nyiribi yego cyangwa se uwo mwagiranye nawe usezera yego rero Sani Barati na Tobiye nabo barabonetse kuri Vestine yego ariko icyo mushimiye ahari hose nuko yagize ubutwari no kwihangana cyane kwihangana yagize ibintu byinshi bimurwanya agira amagambo menshi amuvuga uko ari nuko atari bamwe bararekaramye bataratwite abandi bati ntibizashoboka abandi bati dore umugabo afite undi mugore ariko icyo ngushimiye Vestine aho uri hose abandi ati ni ukumucuruza abandi bati ni views bashaka abandi ati Irene ngo niwe wamutambye garamucuruza ngo bamuha amamiliyoni ubundi ngo bukwe bubi hari ikintu tutarasobanukirwa yego umuntu ntago yagucuruza Imana itagutanze Yesu wahisemo neza ko ufata umwanya wawe ugakurikirana Hinduka Official ndetse no kuri Peace Kazuba from TV amahoro y'Imana akomeze abane nawe uri umuntu w'agaciro uri umuntu w'umufande uri umuntu w'icubahiro cyane kuba warafashe umwanya wawe ugakanda kwa kantu k'umutuku ka subscribe ukaba wabasha kubona ibiganiro byose twauploadinze tujya uploading tubibona ukabasha kuba wadukurikirana iyo ni inkuru ikomeye cyane sharinga utange comment aho bitagenze neza uducahe turabana twemera gucaho nta kibazo inyunganizi nazo turazikeneye kandi nanone uramutse ushaka gusengana natwe ngo ubashe gukiranuka cyangwa se ubashe kuva mu byo urimo wumve ubuntu bw'Imana Yesu arahari ngo agufashe kandi Yesu arahari ngo agukize kandi Yesu arahari ngo akugirire ibambe cyangwa se akugirire impuhwe uko waba umeze ko ariko kose ndizera ko Imana nta mbabazi tago habe na zimwe uko waba umeze kose ibyaha byose waba urimo ubundi baba ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi iyo ni zaburi ntabwo ndi kwibuka neza ariko wumve ko uri umuntu w'agaciro pe kandi nawe waba uri mu Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda aba diaspora cyangwa se Burayi wumve ko muri abantu b'agaciro twabazaniye wa mwana wacu rero wa muhanuzi wacu wa mukobwa hamagara kubwira ibyawe kandi abagufitiye ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi bwinshi ese wabucuruza bikanga cyangwa se barabuze urubyaro ariko utazi impamvu ubashije kuganira nawe mugasengana nizeye ko Imana hari ikintu yabakorera cyangwa se ikabakoresha icyo bitwara Julienne karani turakwakiriye murakoze cyangwa mvuze menshi aya ntabwo uvuze menshi ahubwo uvuze dukeya kubera iki utiyongeje Julienne karani uyu mwanya rero tugiye kuvuga ku makuru ahari ari kuri iyi mihanda ya social media oya ari kuri aya materaniro oya reka tumanze tubyita imihanda impamvu mbyise imihanda ndaza kuyigusobanurira nuko impamvu ntese nkoresha ijambo amateraniro nuko harimo bibi byinshi biri kuvugirwamo yego aho turaza kuyitira amateraniro nuko tugiye kuvuga ku byiza ku gukora kw'Imana ku gushaka kw'Imana reka tubanze tuvuge ku mihanda ho gatoya ariko nanone tubivanga n'amateraniro yego umukobwa wacu Julienne agiye kudufasha mu kutubwira ese isezerano ni iki ese isezerano riba hagati yanjye n'abandi bantu cyangwa niri hagati yanjye n'undi muntu
yego. Ni hagati yanjye n'abandi bantu, ni hagati yanjye n'undi muntu. Tutaratangira iki kiganiro banje gusoza mwebwe mudakurikiye. Yego. Ari abari mu gihugu cy'u Rwanda, yego. Ari abari Uganda mukunda Julienne, yego. Cyangwa se mukunda abana b'Imana, ari abari Burayi, ari abari Tanzania, Kenya, Burundi, Bujumbura, ibihugu bitandukanye byose mwumve ko mbasuhuje. Yego. Imana nibaho umugisha, Kongo ndabasuhuje. Mwese mwumve ko mbasuhuje, buri muntu wese naho uherereye umve ko ngusuhuje. Kandi umve ko ngukunda bimvuye ku mutima. Rero Imana y'amahoro nibaho umugisha, kandi Imana nibagirire neza. Hanyuma ikintu warumbajije ngo isezerano ryawe riba hagati yawe n'abantu, oya. Isezerano ryawe riba hagati yawe n'Imana. Yego. Kuko birashoboka ko hari igihe Imana iguha isezerano ababyeyi bakubyaye batarizi. Yego. Kabiri kaguha isezerano umugabo wawe atabizi cyangwa adahari. Yego. Rero iyo bigenje gutyo ntago isezerano riba riri hagati yawe n'abantu. Yego. Ahubwo isezerano ryawe riri hagati yawe n'Imana. N'Imana. Kuko Imana y'amahoro izi nzira izabicisha. Yego. Izi nuko bizagenda. Yego. Uvuga ngo aho wasezeranijwe nta mwana w'umuntu wari uhari. Kabone nubwo yaba ahari. Yego. Ariko ntabwo abashinzwe kubitangaza. Yego. Nta nubwo abazi n'impamvu Imana igusezeranije icyo kintu. Yego. Ahubwo kubera Imana igusezerana icyo kintu hari impamvu ibigusezerana. Yego. Hanyuma iyo ibonye ko uri kumwe na Sanibarate na Tobiya yagusezeranije isezerano. Yego. Iramwihorera. Yego. Ikari gusezeranya. Yego. Hanyuma Sanibarate na Tobiya aba bazi ko naho bizaca. Yego. Urugero niba ari umuhanuzi bigwanurije ngo umva uko yari vuganye nawe ugahita wumva ko wenda yavangiwe. Yego. Cyangwa se ugahita wumva ko ari ukundi kuntu, kandi nyamase ntabwo mvuze ko abantu twese tuvuga Imana ibishashagirana byose sikarambata. Nukuvuga ngo hari abantu bamaze kwivanga bakavuga Imana uko itari. Ariko Bibiliya yarambwiye ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Muri ibyo bihumbi 7 ushobora no guhanurirwa n'umuntu umwe muri ibyo bihumbi 7. Hanyuma se ugahanurirwa n'umuntu wabivangavanze. Iyo ugize umwaka rero ugahura n'umuntu wabivanze, abahanuzi bose batakariza icyizere. Kandi niwibuka ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Hanyuma umuntu wabivanze iyo uje guhura nawe bikubera ikibazo ndetse bikagusigira n'igikomere. Ariko uzazirikane ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Hari ababivanze ariko hari abatarabivanga. Hari abavuga Imana ukwiri, hari n'ababivuga bashaka indonke zabo cyangwa se inyungu zabo. Ariko mu bihumbi 7 bitapfukamiye Bayali nta nyungu abashaka. Ahubwo iyo wivanze mu nyungu z'Imana, Imana nayo iza kwivanga mu nyungu zawe. Rero nukuvuga ngo ntago Imana yagusezerana isezerano ryo ngo ribe hagati yawe n'undi muntu. Oya. Ni isezerano ryawe n'Imana yawe. Kuko irivanze n'undi muntu wawe rifatanyije n'umuntu n'Imana. Aba ari ibyanyu muri batatu. Ariko kubera ari ibyawe n'Imana muri babiri gusa. Yego. Julienne, mu minsi yashize twabonye amakuru menshi atandukanye. Yego. Ku mukobwa wacu Vestine. Akenshi ubukwe bwe n'uriya mugabo we babuteraga amacumu. Yego. Amacumu menshi cyane yaje nyuma y'ifungwa rya Guresingi Romu kwa Julienne bazina bawe. Yego. Kuko bivugwa ko ariwe mupasiteri wakuzamusezeranya. Haza amakuru ateye ubwoba ngo ubukwe ntibukibaye, ngo umugabo yaramwanze iki n'iki. Ariko ya tariki twari dutegereje yageze 5 z'ukwa 7 ubukwe bwa Vestine bugiye gutaha. Ese niki watubwira aho ngaho? Ikintu nababwira rero, twebwe abantu turwanye icyiza kurusha ikintu kibi. Yego. Kandi iyo uri umwana w'Imana n'undi ari umwana w'Imana. Yego. Mu kibazo agize cyangwa mu byishimo murishimana. Mu kibazo afite mwakagombye kukingirana mukavuga ngo uyu munsi niwe ejo ni njyewe. Ariko ikibazo tugira turwanye icyiza kuruta uko twarwanye ikibi. Yego. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko n'amashara barimo. Yego. Nukuvuga ngo niba ashatse igihe cye cyageze. Yego. Kandi birashoboka ko yabisezeranijwe n'Imana, iryo sezerano ko yari arifite ryo gukora ubukwe. Yego. Nkanjye wenda kuri Goneke TV icyo kiganiro naragikoze. Yego. Umunyamakuru yigeze kumbaza ngo none mu by'Imana yakubwiye ejo hawe hazaza ni igiki.
ndavuga ngo muri bike nzi Imana yansezeranije by'ejo hanjye nuko nzi ko mfite ubukwe cyangwa se nuko nzi ko nzabukora. Impamvu mbivuga neza nshize amanga nuko nzi ko yabinsezeranije itajibesha. Yego. Nuko nzi ko yabinsezeranije ifite inzira zirenga 1000 yacamo ikabinkore. Yego. Kuko yabikoreye abantu benshi batari nanjye. Yego. Nanjye yabikora. Yego. Hanyuma no kuvuga ngo Vestine benshi batangiye bavuga ko ashatse umugabo ushaje. Yego. Abandi batangira kuvuga ko ari umupagani. Yego. Bigera igihe ADPR mufatira umwanzuro ko itazamusezerana. Yego. Ibyo sase byabayeho. Byarabaye kenshi intambara ziravuka mu itorero kashatse umugabo batazi kashatse umunyamahanga ariko reka nkubwire iki kintu. Yego. Niba Imana yarambwiye ngo Julienne uzatura i Burayi. Bizatinda ariko nzahatura. Uzatura muri Kongo. Bizatinda ariko nzahatura. Bishatse kuvuga ngo izi ko nzahatura wenda nimutse mu Rwanda ndi kumwe n'umugabo cyangwa se izi ko nzahatura kuko umugabo ari yazaturuka. Yego. Niba izi ko ari umugabo azaturuka rero nzaturayo. Yego. Imana niba yaragusezeranije ko izakora ibikomeye izabikora. Amen. Nukuvuga ngo Imana igomba gusohoza ico yavuze. Amen. Usibye ko abantu bo baba Imana ibivuga bakayifata nkaho bitari byo. Amen. Ariko niba Imana ivuganye nawe Amen. kabone niba n'umuhanuzi yavanye kubera ko Imana ikunda icyubahiro uzavuge ngo Mana ndabyakiye Imana ikunda icyubahiro izabikorera kubera ko Julienne yavuze ngo mvuke Imana ivuganye nawe. Yego. Ntabwo yavuze ngo mvuko Julienne avuganye nawe ahubwo yavuze ngo mvuke Imana ivuganye nawe. Nukuvuga ngo rero birashoboka ko n'uyu Vestine Imana yaravuganye nawe ko izamuha ubukwe. Yego. Bigashoboka ko yari yaramuhaye n'amakuru y'umuntu azakorana nawe ubukwe. Yego. Birashoboka Imana igitanga na deresi z'ahantu uzatura. Yego. Bigashoboka ko Imana yaramubwiye nuko bizagenda. Nta wabimenye ntago wabimenya nanjye sinabimenya. Iryo ni isezerano yari yibitseho we n'iki n'Imana. Ntabwo Imana ngikubwira ngo izaguha ubukwe itazi izawakora ubukwe nta mugabo se. Wapi. Igize neza ko ibikoze imukuriye iramukura ikamukuzanira. Birashoboka ko yakubwira ngo iguhaye n'umugabo kandi akiri mu businzi cyangwa se ari muri gereza ikamutunganyiriza muri gereza ariko izi kuzaba umugabo wa Julienne n'umugeni. Birashoboka ko yakubwira ko izaguha umugabo cyangwa se ko izaguha umukobwa cyangwa umugore ariko akiri mu busambanyi. Yego. Ikabanza yamutura kandi akazabamo umuntu muzima. Yego. Utazi yari buturuke. Hanyuma nari Imana nayo yashatse gukora ikinyuranye. Yego. Nukuvuga ngo Vestine Imana yakoze ikinyuranyo cy'abantu. Abantu barebye wenda uburemere bw'uwo mugabo yari afite cyangwa batekereza aho yari aturutse. Babonaga Vestine bamurebera naho avuka bakabona bitakunda. Yego. Ubundi nkunda kuvuga ngo hari igihe muturebera mu isura y'iwacu. Irodobari. Hari igihe abantu bakurebera mu isura y'iwanyu cyangwa se bakakurebera ku gihagararo ariko ntibatekereze icyo Imana yavuganye nawe. Ntibavuge ngo ariko ubundi Julienne ko Imana yavuze ko izabigenza gutya ikabivuga kandi banahari. Ariko ntibabyemeye. Cyaba bakavuga ngo bigenze bite. Imana ikora ikinyuranyo gitandukanye n'icy'abantu. Hanyuma benshi cyane bagiye bavuga ko ubukwe butazaba ariko Imana ikicecekera. Nkunda kuvuga ngo uraburara Imana ikabyemera. Ukambara ubusa Imana ikabyemera. Yego. Ugapfusha Imana ikabyemera. Amen. Ariko si ukuvuga ko Imana ibitakuzi. Yego. Si ukuvuga ko Imana ibikuyobewe. Ibizi neza ko kwiye kujya ariko kamere y'Imana iraceceka. Niyo icecetse biri gukora. Nukuvuga ngo rero benshi bagiye batera comment ubukwe ntibuzaba umugabo afite undi mugore umugabo ibintu byinshi cyane. Ariko hari icyo Imana yari yavuze kuri nde kuri Vestine irafunzwe. Ubukwe ntibukibaye ariko reka nkubwire isezerano rya mbere ni iby'abantu babiri. Isezerano rya mbere ni iby'abantu babiri ukamwiyumvamo nawe akakwiyumvamo. Yego. Hanyuma irya kabiri ni iryo kujya mu murenge. Iyo mumaze kwisezeranya muri babiri mu mitima yanyu mugasezeranwa n'umurenge. Yego. Aho ngaho biba byarangiye. Yego. Ubundi ikindi gikurikira bari ukwinezeza no kunezeza imiryango. Yego. Rero sinzi impamvu wavuga ko batazasezerana cyangwa ko batazakora ubukwe kandi isezerano rya mbere ryarabaye we n'umugabo barasezeranye. Ubundi mukimara kwemerekanya uzemera kumbera umugore n'undi ati nzemera kumbera umugabo undi akavuga yego n'undi ibyo ni isezerano rya mbere. Ukuvuga ngo ubu mwiyumvisemo nawe akwiyumvise. Yego. Kabiri iyo amaze kukubwira none wakwemera ko tujya ku murenge cyangwa se mu murenge kabyemera yego bikaba
nukuvuga ngo nta mbundi bikuri hejuru yego nta n'inkota ibihari ahubwo byemejwe n'umutima wawe ari byo sezerano rya mbere nukuvuga ngo amasezerano y'ibanze yarasojwe irindi ni ryo kunezeza babandi babihanuye yego no kunezeza imiryango rero iby'Imana zari bikomeye Imana yarabikoze ariko nibyoroshe Imana igiye kugira gute kubikora nukuvuga ngo rero abahanuzi niko ko barabihanuye ariko nge sinigeze nubaka kuri Vestine Vestine buri muntu wese abafite aho yahuriye n'Imana kandi gutabarwa kwa Vestine ntabwo ariko gutabarwa kwa Julienne yego ahubwo nubona umuntu atabawe uzavuge ngo avuye mu murongo ubu ni ngewe uhasigaye byanjye nibyo bigiye gukurikira yego Vestine ngiye turi kumwe nkunda kuvuga ngo nkuri inyuma yego kubera ko sinakubwira ngo nkuri imbere ukuri imbere ni nyiribi yego cyangwa se uwo mwagiranye nawe usezera yego rero Sani Barati na Tobiya nabo barabonetse kuri Vestine yego ariko icyo mushimiye ahari hose nuko yagize ubutwari no kwihangana cyane kwihangana yagize ibintu byinshi bimurwanya agira amagambo menshi amuvuga uko ari nuko atari bamwe bararekaramye bataratwite abandi bati ntibizashoboka abandi bati dore umugabo afite undi mugore ariko icyo ngushimiye Vestine aho uri hose abandi ati ni ukumucuruza abandi bati ni viyuzi bashaka abandi ati Irene ngo niwe wamutambye ngaramucuruza ngo bamuha amamiliyoni ubundi ngo ubukwe bubi hari ikintu tutarasobanukirwa yego umuntu ntago yagucuruza Imana itagutanze mani bayabyemeye ntabwo umuntu yagucuruza Imana itabishatse bishatse kuvuga ngo iki ntabwo Julienne ashobora kuguha pasi Imana itabizi reka buri muntu wese afite inzira azatabarirwamo birashoboka ko Imana yamaze kubona ko ari njyewe uzacaho kugira ngo utabarwe birashoboka ko nzatabarwa ari wowe biciyeho uwo Irene birashoboka ko Vestine yatabawe kubera uwo nguwo ntabwo mbizi ariko ni urugero ariko niba Imana yari izi ko azatabarwa biciye kuri Irene niho byaciye kugira ngo atabarwe ubwo ni urugero niba yaravuze ngo Irene azabigiramo uruhare kugira ngo Vestine ahure n'umudesiporo niko byagenze yego nta nzira Imana itacamo kugira ngo igutabare ari uwagiye guhanura akatwite ari uwagiye kuvuga akatwite ndavuga ngo umuntu wese niwe wigize n'Imana ye nta muntu uzi aho yasambaniye kugira ngo atwite iyo nda yego nta n'ubwo uzi n'aho bahuriye n'uwo mugabo kugira ngo baganire icyo kiganiro cyo kugera kuri iyi ntego bariho ahubwo n'Imana yabikoze cyane iyo iza kubona bitari ngombwa yari kubicishamo umurongo ntibikunde ariko kubera ko Imana ibiri inyuma urinde wowe mwana w'umuntu watuma bitaba tariki 5 z'ukwa karindwi ni ukwambara amakoti udukweto twiza tukajya mu giko cya Vestine kabone nubwo atashobora gutumira abantu bose bamukunda yego ariko mu mutima turi kumwe ngewe ndamushigikiye kandi mwifurije urugo rwiza rw'umugisha Imana izamukorere ibirori byiza nkunda kuvuga ngo Imana izagutabare bakijagaraye nshimye ko cyangwa ikinejeje nuko Imana imutabaye bagikomereye nuko Imana imutabaye hari abakijagaraye bategereje ko biri bupfe cyane ariko Imana ikabimutabaye nukuvuga ngo rero niba hari Imana yavuganye nawe yaba ari itorero usengeramo ryabyitambitse nta kabuza Imana izaca inzira aho zitari ibigende neza nukuvuga ngo rero nubwo babona ko urusengero wenda rwa Julienne bazina wanjye rwaba rwaragize ikibazo cyo gufungwa ntabwo uzatabarirwa kwa Julienne gusa iyatumye kwa Julienne haboneka yatuma no kwa Vestine haboneka undi muntu yego kandi ntabwo ari Julienne wenyine uri muri Kigali yego cyangwa se ufite urusengero wenyine dufite abapasiteri benshi bamusezeranye yego nk'ubu nanjye nuko ntari abapasiteri ariko ndi umupasiteri namusezeranye cyane nta ngingo n'imwe yatuma ntamusezeranye ariko ntabwo mvuze ko ndi pasiteri ko nzamusezeranye ndavuze ngo urugero njyewe ndi pasiteri mfite ubwo bushobozi bwo kumusezeranya namusezeranye vuza ku kantu ko uramutse ufite ubwo bushobozi wamusezeranya mpita nibuka ikiganiro Antoine Rutayisire yigeze gukora yego nanone kuri Vestine bamubwira ngo katwite ngo wasezeranya umuntu twite Rutayisire ababwira ati ngiye namusezeranye yego yego kuko gutwita si ikosa cyangwa se ni umugisha kuko buranga umuntu wagezeho gutwita akajya aho kujya gukora ubukwe nuko hari Imana iba yaremye ni Imana iba yaremye ni Imana imugambiriyeho yego nukuvuga ngo ngewe impamvu namusezeranya
n'ababyaye gatanu bagarukira Imana bagasezerana. Yego. Kandi impamvu namusezeranya, hari umuntu ubaza imyaka 20 cyangwa imyaka 5 cyangwa imyaka 10 yarashatse urubyaro ntarubone. Yego. Ngewe namusezeranya Cyane. Namusezeranya numva n'umutima wanjye ubohotse nta n'urubanza mfite. Cyane rwose. Kandi ibyo kuvuga ngo umugabo ngo ni mukuru ngo afite ibikini nta wabihagazeho ngo amenye ngo umugabo afite umugore. Kandi biranashoboka ko yaba yaranamugize ariko kubera ko Imana itari bifitemo umugambi bakaba banatandukana. Yego. Imana itanga amahirwe ya kabiri. None se atari igihe wambara urukweto rutari urwawe? Cyane da. Hari igihe wambara urukweto rutari urwawe cyangwa se ukicara mu ntebe itari iyawe. Mpamvu mbivuze nuko hari igihe wicara mu ntebe itari iyawe kubera ikofi. Yego. Nimvuga ikofi ubyumve. Uza ko kantu nisenga sanisha n'abantu nzi cyane cyane mu madini. Yego. Abantu turaziranye. Ukuba yego tumenya aho mukorera ibyaha nitumenya aho mwihanira. Ariko hari benshi umuntu abazi bafite ibyaha yego twamenya aho bihanira. Yego. Ariko mu idini b'imbere bicara kuri ya myanya y'imbere. Kandi rero buriya Pasi reka nkubwire. Urashobora kwicara ku ntebe y'icyubahiro atari ukukijijwe. Yego. Urashobora kuba umudiyakoni mukuru kuri abandi atari ukukijijwe. Yego. Ahubwo ari ikofi bigutera. Yego. No kuvuga ngo njye nkunda kuvuga ngo itorero rya mbere ni mu mutima wanjye. Yego. Agakiza ka mbere nuko kazagaragara ku mubiri wanjye cyangwa se mu mutima wanjye. Impamvu uvuga ngo itorero rya mbere ni umutima wawe. Yego. Nuko ibimaze kwiyoberanya mu itorero bibaye byinshi. Yego. Wakora icyaha bakavuga ko batari buguhagarike kubera ko ufite amafaranga. Yego. Barasaba icya 10 kubera ko ufite ya kofi ibyimbye hano. Uravuga ati ngewe nitanze 200. Yego. Undi ati ngewe ntanze 100. Julienne nanjye mpaguruke ngo mfite 100 twahurira hehe? Wapi? Ahubwo wa wundi w'100 cyaha Julienne wa wundi w'100 yakoze bahita bagishira kuri Julienne kubera ko yatanze 100 undi yatanze 100. Aho ni nk'ibintu biri gupfira. Yego. Rero nibyo ngibyo nibabitereho comment. Imana itanga amahirwe ya kabiri. Iyo ya mbere yaje agapfa ubusa ariko itanga amahirwe ya kabiri. Ibyo se nabiteraho comment ngo umugabo yigeze undi mugore birashoboka kandi niyo si turimo. Yego. Gusa sinabishinga hagati cyangwa mbigushishikariza ngo ushaka umugore wa kabiri cyangwa umugabo wa kabiri. Ariko buri iyo byanze hari ukundi kuntu Imana ibigenza. Yego. Bikemera. Bikemera. No kuvuga ngo rero Vestine nagende yubake. Kandi azagira urugo rwiza. Imana izamushigikire. Kandi no gusezerana azabona abamusezerana. Yego. Abapasiteri barahari, hari 7,000 bitarapfukamira Bayari nubwo bamwe bavuga ati nta wamusezeranya kubera yashizeho imisatsi. Gusuka imisatsi ntago ari ukuvuga ko ari cyo cyaha. Ni ukuri kw'Imana. Yego. Kugira imisatsi ntabwo ari ko gukora icyaha. Yego. Wasambanya ugiye kuvuga ubutumwa. Waraye uri kuroga uri umudiyakoni. Uzahurira he na wa wundi ufite imisatsi gusa. Yego. Gusuka imisatsi si icyaha. Ntabwo ari icyaha nukuye. Yego. Ahubwo buri muntu wese ikigucira urubanza ku mutima uzakihorera. Ariko muri ADPR imisatsi ntabwo bayemera. Muri ADPR ni itegeko ko bavuga ko batabyemera. Ariko barashobora ko baratanze itegeko ko batemera imisatsi ariko bakabikora bwihishwe. Iyo batemera imisatsi ukajya kudefiriza warangiza ugakubitamo igitambaro wihinduye intama kandi uri ihene. Yego. Iyo bavuze ko badashaka kwitukuza ukagenda ukitukuza ngo mbigire gake ngo ntibigaragare ko wabikoze. Yego. Uruhande rumwe uri ihene urundi wigize intama. Yego. Ariko wico mushimira yareruye. Ariko ejo bundi hari umuntu wavuze ati buriya ADPR iramutse uvuze ngo ni musuke. Yego. Ngo nta n'uwasigara mu rugo adasutse. Bamwe benshi barashobora gusuka. Abenshi barasuka cyangwa se banasuka kubera amarangamutima yabo. Nukuvuga ngo niba uri umwadeperi neza ukaba ubyiyumvamo ukadefiriza imisatsi ukagura plante ukishira ku mutwe ngo ntabwo biragaragara ngo akanakanitileri ngo ndefirize gake wamaze kubyica. Bishatse kuvuga ngo banakubwiye ngo usuke wahita usuka. Ariko nkanjye bwite Julienne bwanjye. Yego. Njyewe bwite ntabwo nshobora gusuka. Kubera iki?
nta mutima mfite ubinyemeza yego nta n'umutima mfite unyemerera kudefiriza ariko wowe ufite umutima wo gusuka ukaba wumva ko umutima wawe ari uwo kudefiriza warangiza ugakubitamo igitambaro ni ukuvuga ngo no kudefiri no gusuka wasuka ahubwo ni uko batarabitangira iki uburenganzira rero nkanjye bwite kabone n'ubwo ADPR yashyiraho iryo tegeko bakavuga ko itegeko ari ugusuka ntabwo nasuka yego nese Julien ubwo niwo mwanzuro namaze gufata Julien yego na yahe makuru mashya cyangwa se amakuru adasanzwe tuzaniye kuri munsi wo kuwa gatandatu ku bukwe bwa Vestine amakuru mashya mbazaniye cyangwa se amakuru mfite yego nuko uzaba ari umunsi udasanzwe yego azaba ari umunsi wo gukoza isoni Sani Barati na Tobiye yego azaba ari umunsi wo gucecekesha abari bazi ko bitakunda yego sinzi umuririmbyi ukunda kuririmba ngo uzantabare bakiriho batazagira ngo arabeshya abamufasheho ijambo bose barahari yego bazagaruke kuri kamera bavuge ko Imana yabigenje neza yego ari abavuze ko ubukwe butazaba muzagaruke kuri kamera muvuge ko ibyo mwavuze Imana yabikoze hanyuma nawe wavuze ko ubukwe buzaba uzaze dufatanye gushima Imana yego hari abavuze ko buzaba hari n'ababashigikiye hari n'uwavuze aranarahira ati ni ukuri kw'Imana ntabwo bubukwe buzaba undi arahira ati ni ukuri kw'Imana umugabo we umugore we azaba ahari yego mwebwe mwese muzagaruke ku mihanda kuri iyo mihanda mwabivugiyeho bambwiye ngo ntabwo ari amateraniro amakuru mfite nuko Imana ibirimo yego amakuru mfite nuko Imana izabigenza neza yego kandi Imana izamwubakira urugo rwiza yego utazatungurwa ukabona na Julienne byagenze gutyo ukibaza inzira byaciyemo hari aho navuganiye n'Imana utari uhari yego kandi igomba kubisohoza yego rero Vestine Imana iguha urugo rwiza Imana izagushigikire Imana izaguhe kubyara abahungu n'abakobwa kubyara n'umugisha amen nitaye uko bari kubivuga nitaye uko biri icyo nzi cyo nuko Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana izagushigikira kandi nzi neza ko n'abapasiteri bahari usibye ADPR sinyubatseho cyane ariko hari n'abapasiteri bamusezeranye yego barahari pe kandi nta torero ritazavamo umugeni urakwanga aho bavuga Imana hose utayisondetse utayivuza uko itari ukayivuga ari original y'umwimerere nk'uko nyizi yego turagendana yego ntabwo nkangwa ngo nuko utari ADPR ngenda ADPR ariko w'umupantekote wemera umwuka yego yego Julien karame urakoze kubw'amakuru duhaye ndetse n'ikiganiro cyiza uduhaye ndetse n'inama nziza uduhaye mbere na mbere nkunda kuvuga ngo guma mu mavuta yawe cyangwa se Imana ikongera amavuta n'imbaraga kugira ngo nawe utazacika intege muri uru rugendo ariko buriya pasi abantu ntabwo dusobanukiwe aho turi kujya yego ntabwo dusobanukiwe aho turi kuva n'aho turi kujya yego buriya uwagukora ku maso ukareba aho turi kwerekera ni habi cyane byakabaye ngombwa ko usenga nanjye ngasenga yego ejo bundi Imana yambwiye ikintu gikomeye yego kirantungura cyangwa se kiranambabaza kibazaho ikintu kirekire yego mbura uko mbigenza yego ariko abantu badukurikiye igihe urimo cyangwa se ubuzima uhagazemo kambyivugire nk'uko guke nyine bigenze igihe urimo cyangwa ubuzima uhagazemo wakagombye gusenga cyane yego niba warasenze kabiri usenge gatatu niba warasenze rimwe usenge kabiri niba warasenze gatatu usenge gatanu akankubwira ngo igihe uhagazemo ntago cyoroshe yego urugamba uri kurwana ntago ari urwo kurwanisha umubiri amen ni urwo kurwanisha imbaraga amen Imana iturengere kandi Imana itugirire neza Imana niguha ubwenge iyo kumenya ngo ese ikirere mpagazemo kimeze giti amen Imana yarambwiye ngo buri muntu wese nimubwire ngo yige gusenga ku giti cye nta kindi kintu mvuze buri muntu wese uwumvise iki kiganiro niyige gusenga ku giti cye utazatekereza ko Julienne azagusengera Julienne agiye guceceka n'undi muhanuzi waruza agiye guceceka yego abandi bavuga butumwa waruzi nabo bagiye guceceka yego ariko nyemerera mu rugo iwawe wige gusenga umwana wawe yige gusenga ariko
ugeze mu rugo iwawe uvuge ngo mana urakoze ko bukeye ndamahoro. Amen. Wige guhamagara Imana. Yego. Uri mu ruhande rwawe. Amen. Awa mubyeyi udukurikiye. Bikomeye wige guhamagara Imana uri wenyine. Wige kuyitabaza uri wenyine. Utazafashwa uri mu giterane. Utazafashwa uteranye na Julienne. Ahubwo iga guhamagara Imana uri wenyine. Amen. Abahanuzi bagiye guceceka. Igihe cy'abahanuzi kigiye kurangira. Amen. Kuko amasaka yamaze kwivanga n'urukungu. Ariko reka nkubwire, muntu udukurikiye aho uri hose, mu bikugoye byose, wige guhamagara Imana bitandukanye n'uko wayihamagaye. Amen. Wige gusenga bitandukanye n'uko wayisenze. Amen. Wige guhamagara Imana bitandukanye n'uko wayibonye. Birashoboka ko ukifitiye icyizere ko uzongera gukizwa neza ari uko insengero runaka zifunguwe, ariko amakuru ngufitiye ntabwo bizongera, ntabwo bizagaruka ukundi, ahubwo n'izari zihari ziragabanyijwe. Amen. Ntabwo byumvise. Utekereza ko uzihana ari uko bafunguye rwa rusengero rw'iwanyu? Waraguye kubera ko rwa rusengero rw'iwanyu barufunze, uzongera gukizwa ari uko barufunguye? Ntabwo bigihari. Ahubwo uri wawe mu rugo ihano, ubwira Imana ngo ese Mana uranyemera. Ugenda mu muhanda ugendana ijambo rivuga ngo ese Mana uranyemera. Imana ikwemere muri iyi minsi. Imana ikwemere mu kibazo uhagazemo. Wapfushije ubwira Imana ikwemere. Amen. Kuko igihe ntabwo gisanzwe. Abahanuzi bagiye guceceka kubera ko kenshi hari abiyise abahanuzi. Hari n'abagenda babirepeta mu nzira, abandi bagera mu kabare bakabikora. Iyo mpamvu Imana indimi z'abahanuzi igiye kubigenza ukundi kuntu. Ahubwo wakora iki kugira ngo ujye ugira ubusabane n'Imana? Nyemerera aho uri hose, mu byagutandukanije n'Imana, mu byo ubona byaguciye intege, ubwire Imana ikugarukeho, ubwire Imana ikongera imbaraga. Ntabwo gusenga ari ugukaraba ngo ukore urugendo rw'amasaha 20 ngo ugiye gusaka aho bafunguye urusengero. Ni ngombwa kujyayo, ariko niba utabanye n'ubushobozi bwo kugerayo, nyemerera ufate isaha imwe upfukame mu rugo iwawe. Nyemerera ufate isaha imwe niba nta n'inzu ufite upfukame ahantu runaka, usenga Imana. Hakabuza Imana izagutabara. Ariko iki gihe si cyo kudamara, iki gihe si cyo kwinezeza, iki gihe ni cyo kureka imite. Ntabwo Imana uzakurengera utayisabye ko ikurengera, ahubwo Imana yihamagara ikwitare. Amen. Mu kibazo ufite hamagara Imana. Reka kwizera umuntu, reka kwizera umukuru w'itorero yaguhinduka, reka kwiyubaka kuri ADPR yaguhinduka, ahubwo bakakuwiteka. Amen. Birashoboka ko n'uyu Vestine iyo yubaka ku bantu ntibyari gukunda. Amen. Ariko iyo y'amahoro yarambwiye ngo nimbwire buri muntu wese yige gusenga ku giti cye. Kabiri arambwira ngo kandi nimbabwire ko nyiri ibihe cyangwa iyere y'amahoro ije kureba nyirabayazana w'ikibazo. Birashoboka ko mu rugo iwawe ufite ikibazo, birashoboka ko mu idini runaka cyangwa mu itorero runaka ufite ikibazo, aho utuye ufite ikibazo, mu bana bawe ufite ikibazo. Ariko iyere y'amahoro yarambwiye ngo nibabwire ngo ije kureba nyirabayazana w'ikibazo. Imana itugirire neza. Amen. Wowe udukurikiye wige gukiranuka mu gato no mu kanini, wige guhamagara Imana. Ugenda mu nzira wige guhamagara Imana. Amen. Uburaye wige guhamagara Imana. Wambaye wige guhamagara Imana bitandukanye n'uko uyizi. Iki gihe ni icy'intwari, ntabwo ari bya bindi cyo kwambara imbaraga bitandukanye n'ibihe wari ubayemo, bitandukanye n'ibihe wari umazemo igihe. Imana itugirire neza. Imana nidutabare. Imana yaje, Imana yari imanukiye mu madini ije kwimura abami yimika abandi. Hari umuntu wambajije ikibazo arambwira ngo ko insengero ziri gufungwa hakaba hari kwimikwa abandi bazashumba. Hari uwashumbye ubwatsi butari ubwe cyangwa se mu bwami butari ubwe.
nimba uzi ko wasumbye mu bwami butari ubwo wari ukugira ngo umenyekane irakwimura yimika undi yimitse. yego ntabwo byumvise. niba uzi ko wasumbye kubera icyubahiro n'amafaranga ufite ije kukwimura yimika undi yimitse. yaba atarize izakwimure kumwimike kubera ko ariyo yamwimitse. amen. wimitswe n'amafaranga, wimitswe n'icyubahiro, wimitswe n'igihagararo ko ntabwo ari nyirihe wigeze kwimika. niba bimeze gukije kukwimika kugira ngo yimike abo yimitse. Imana itugirire neza. amen. kandi Imana itugaruke. ubu dukurikiye wabuze uko ubigenza, Imana igutabare. kandi Imana iguhe guhamya Imana mu bikomeye ndetse no mu byoroshe. amen. mu munezero ndetse no mu bibazo wige guhamya Imana. Imana izadutabara, nta kabuza izatugirira neza. amen. uzahura n'ibikugora, uzahura n'ibikugusha, ariko Imana izagutabara. uzaririmba uririmbane na Sanibalati na Tobiya, uzabwiriza bavuga ko ntacu uzimarira, ariko Imana yemo ikakunezera ikakubwira ngo umwana wanjye nzakugirira neza. Nkunda kuvuga ngo mu ruhande rwose urimo, aho uhagaze hose, ibyo utekereza byose, uzaharanira gukora ikintu kizatuma Imana ikwemera. nuharanira gukora ikintu kizatuma Imana ikwemera, izakwemeza n'abatakwemera. amen. ntabwo byumvise. nuharanira gukora ikintu kizatuma Imana ikwemera, izakwemeza abatakwemeza. Imana itugirire neza. bizaba byiza kuruta uko wakora ikintu cyo gutuma Julienne nkwemera. oya, Imana izakwemeza abo batabyemera, ariko kubera ko Imana iba yakwemeye. amen. Imana niduha umugisha kandi Imana nitugirire neza. amen. ubu dukurire nshatse kukubwira ko iminsi turimo idasanzwe. iminsi turimo ntabwo ari yayindi dusanganywe, oya, ahubwo hari impinduka y'iminsi turimo n'iminsi twahereje inyuma. hanyuma we munyabwenge cyangwa munyamwuka, wumve iyo biri kugana cyangwa si iyo biri kwerekeza. si ngombwa kukubwira kuva kuri 1 kugeza ku 100. ahubwo iyo uvuze 90 nawe uhita wishiriraho 100, sibyo se? yego. Imana igusobanurije kandi Imana iduha ubwenge bwo kumenya ndetse no gusobanukirwa. amen. Imana iturengere. hanyuma sinasoza ikiganiro tutumvise ijambo ry'Imana. nari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere 17 turageza umurongo wa 17 turageza kuri 18. hanyuma nibwo buhanuzi butavangiye nyiribihe akunda kuduha, cyangwa se nibwo buhanuzi butavangiye bwa buri muntu wese. nkunda kuvuga ngo umwana w'umuntu yavangirwa, ariko ijambo ntabwo rivangiye. ijambo ntabwo rijya rivangirwa na rimwe. kandi subiremo ngo ni Samweli wa mbere igice ni icya mbere, tugiye guhera ku murongo wa 17 turagera kuri 18. hanyuma dufashe dusome twumve uko hatubwiye. umutwe w'amagambo uragira uti Dawidi aborogera Sawuli na Yohana. amen. umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Dawidi aborogera Petero nangwa se Yohana. ni ukuvuga ngo ntabwo ari abo ngabo babwiwe, nta nubwo ari abo bari gutaka, ahubwo ni twebwe turi guhamagara Imana. abo ngabo barangije igihe cyabo, icyo gihe nitwe tugihagazemo. ni twebwe turi guhamagara Imana ngo ize mu kibazo cyacu. ni wowe uri guhamagara Imana ngo ize yitamurure ku buzima bwawe. kuboroga ni uguhamagara. birashoboka ko hari ibigutera kuboroga, birashoboka ko hari ibigutera agahinda, ariko wumve ko nyiribihe iururukiye kukurengera mu kibazo cyose ufite. amen. nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu wa Yonatani. yego. uyu muborogo nuko Dawidi araboroga cyane, ariko uboroga atakira nyiribihe. umuraborogo wari ukomeye cyane ku buzima bwe, cyangwa se ikiguteye kuboroga nawe ni ibibazo. na Dawidi hari icyari kimuteye kuboroga, hari icyari kimuteye guhamagara Imana, nk'uko nawe hari ikiguteye kurara udasinziriye, hari ikigutera kurira imisozi, hari ikigutera guhamagara Imana. uyu muborogo rata ukomeze. abategeka kwigisha Abayuda yego indirimbo y'umuheto. amen. dukomeze. yanditswe mu gitabo cya Yeshari. amen. Imana itugirire neza. Imana nawe igira ibyo itegeka. yego. Imana igira ibyo itegeka ku buzima bwawe. ntabwo tubwiwe ko ari Dawidi warangije manda. yego. nta nubwo tubwiwe ko ari Dawidi uriho ubu ngubu,
ahubwo Dawidi ni wowe udukurikiye hanyuma na Julienne nyemerera mu guhamagara kwawe uharanire kumenya niba Imana ikwemera nyemerera mu gutabaza kwawe uharanire kumenya niba Imana iri mu ruhande rwawe nyemerera mu bibazo ufite uharanire kumenya niba Imana uri kumwe nawe ugenda mu nzira uhamagara Imana nk'uko twatangiye mbibabwira Dawidi nawe yabarogaga hari ibyamubujije amahoro Dawidi nawe yabarogaga hari ibyabujyo yaburiye icyerekezo Dawidi nawe yabarogaga iminsi n'ibihe byamutwaza igitugu amen uko navuze ngo ugenda mu nzira wige gusenga bidasanzwe amen uri mu rugo iwawe wige gusenga bidasanzwe amen uri mu nzira uharanira kumenya niba Imana ikwemera amen haleluya amen Dawidi nawe nari nshatse kukubwira ko Dawidi icyamuteye guhamagara Imana hari byari bimutsikamiye amaze guhamagara Imana Imana iramubwira ngo nzabana nawe kandi nguhaye ubushobozi bwo kunesha Goliyati amen kandi Dawidi yari umwana w'insuzuguro ariko kubera ko yahamagaraga Imana bikomeye akaborogera Imana kuruta uko yahamagara umwana w'umuntu Imana imuha ubushobozi bwo kunesha Goliyati wari uri mu ruhande rwe Goliyati yari yararwanye n'inzovu ibihumbi byose byarananiwe bose yarabarangije ariko Imana yaravuganye na Dawidi ngo izamukoresha iby'ubutwari Goliyati nawe ku munota wa nyuma abona Dawidi ni wuje harangije aravuga ngo nishe inzovu n'ibihumbi akangaka niko banzaniye amen Dawidi nawe kuko yari yarabarogeye Imana cyangwa yaratakiye Imana aramubwira ngo nanjye ndagutera icumu n'uducumu mu izina ry'Uwiteka Imana wagize gute wasuzuguye amen ntabwo yarwanishije intambara z'amasasu nta yindi nkota yakoresheje Dawidi yakoresheje kwizera atoragura ibuye rimwe gusa ritagira irya kabiri ariko ririmo kwizera Imana yari yaramusezeranije mu ibuye rimwe yatoraguranye kwizera nibyo byarangije Goliyati amen nta rya kabiri yatoraguye hanyuma nawe Imana iguye kwizera nk'uko Dawidi yari afite Imana iguye kuborogera imbere y'Imana nk'uko Dawidi yaborose ari mu ishyamba ari mu butayu ari mu buzima bw'amanegeka atagitekerezwa atakibukwa ariko Imana ikabana nawe mu ishyamba nawe hari ishyamba urimo waburiye icyerekezo amashyamba aratandukanye hanyuma uko Dawidi yatabawe ari muri iryo shyamba hanyuma Imana ikamuha ubutware bwo kunesha Goliyati nawe Imana izibane nawe amen hanyuma ijambo nari mfite n'iryo Imana nibaha umugisha amen mwakire neza ijambo ry'Imana Imana ishimwe